reka dutangize dusoma ijambo ry'Imana. Dusome Zaburi y'Ijana na 45 umurongo wa mbere. Turongera dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4. Burya uzaba ufite Bibiliya uje urambura usome, bituma wumva cyane, bigatuma unafashwa cyane. Iyo usomye ukumva biragufasha kandi bikakunezeza. Reka nanone umusomyi wacu adufashe. Zaburi y'Ijana na 45 umurongo wa mbere ageze ku murongo wa 3. Ni karibu. Zaburi 145. Yego. Umurongo wa mbere ugera ku wa 3 haravuga ngo Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye, nuwo gushimwa cyane. Gukomera kwawe ndikurondoreka. Amen. 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 Abafilipi 4 n'umurongo wa 4. Yego. Abafilipi 4 umurongo wa 4 haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Amen. 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 Barikiwe sana. Yesu abaheze. Amen. Sawa, reka dushime Imana yongeye kuduhereza uyu mwanya mwiza wo kuba mu bikari byayo. Yego. Wo kuba imbere yayo. Yo gutanga igitambo cya mu gitondo cyangwa se cya nimugoroba, abandi ku manywa. Yego. Bitandukanye, bamwe bari ku manywa abandi bari nijoro. Icyo ni igitambo cy'uwo mwanya urimo. Amen. Imana ishimwe kiduhaye uwo mwanya. Amen. Naje nongeye kubakira abakozi b'Imana benshi turi kumwe. Yego. Abaririmbyi, abanyamasengesho, abashumba. Twegere kandi ndabanezererewe pe, ndabanezererewe rwose. Asante. Kandi ndabishimiye, Imana ibahereza umugisha. Amen. Umurimo w'Imana urakomeye, umurimo w'Imana ni uw'agaciro. Iyo ikintu abantu bagihaye agaciro kiba gifite inyungu cyane. Aya materaniro ya online cyangwa se ya nibature, Yego. abantu bayahaye agaciro kandi gakomeye pe. Iyo abantu bivuga nicyo gihe wumva uburemere bw'ikintu. Yego. Abantu twese tuvuge ngo Imana ishimwe. Amen. Umuyobozi aravuze ngo dukomeze amasaha yacu ngo ni menshi, ariko umwanya wanje bampaye ntabwo ari munini. Kandi ndumva nshaka ko habaho indirimbo nyinshi cyane uyu munsi wa weekend kugira ngo dukomeze twumve twese tunezerewe. Yego. Nkuko twabivuze dutangira mu cyumweru cyo kuramya no guhimbaza, cyane cyane biciye mu ndirimbo. Yego. Kuririmba naje gusanga kuririmba gushobora gutera kwishima. Kwishima gushobora kugutera kuririmba. Kuririmba bikazana kunezerwa. Kunezerwa bikazana gushima. Yego. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bisa nkaho zuzuzanya, kandi kimwe kikaba imbarutso y'ikindi. Niwumva utishimye uzoririmbe, nuririmba ibyishimo bizaza.
Yego. Haleluya. Amen. Niwumva uranezerewe bizazana kuririmba. Yego. Nibizana kuririmba bizagutera gushima. Aho nunezerwa nabyo bizakutera gushima. Yego. Kuvuga ngo mu yandi magambo naje gusanga ari byo bintu bigize umukristo cyangwa se umuntu. Kwishima, kuririmba, kwishima, gushima, kuririmba, gushima, nuvuga ngo ni ibintu zuzuzanye. Kandi umuntu aririmbye yanezerwa agashima, yashima akishima nawe ubwe. Akishima. Ubwo nibwo buzima bwiza kandi bukomeye bw'umukristo. Amen. Amen. Ubuzima bw'ubukristo ni ukwishima, ni ukuvuga ibigwi byayo, ni ugusubira mu mateka yayo, ni ukureba urukundo rw'Imana, ni ukureba agakiza Imana yaduhaye. Haleluya. Amen. Ibidutera kunezerwa n'ibidutera kuririmba n'ibidutera gushima ni byinshi, biri mu buryo bwinshi, Yego. ariko zose izo ngibyo biba bishaka ngo twishimire agakiza twahawe n'Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Twishimire agakiza twahawe n'Imana. Mu kwishima no kuririmba no gushima harimo imbaraga zituma umukristo akomeza gusabana n'Imana, Iyo urimo uririmba, urimo ushima, urimo unezerwa, uba urimo wegera Imana, uba urimo usanga Imana yawe, kandi uba ukomeza kurenuvera ubuzima bw'ubumana, ubuzima bw'imibereho y'ubukristo, imibereho y'ubuzima. Amen. Amen. Uburyo twita ku mubiri tuwitaho mu buryo bwinshi. Ubu abazutse baroga, bisige, bambare. Natwe abakristo kugira ngo ubuzima bw'ubukristo bube bwiza ni ukuramya no guhimbaza Imana, ni ugushima, ni ukunezerwa, ni ukuririmba. Ego. Izo birahagije. Izo ngibyo biba bifite ayandi mashami agenda yuriraho cyangwa se izindi mbuto, ariko ikintu gikomeye ni ukwishimira mu mwami wacu Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukwishimira mu mwami wacu Yesu. Iyo twishimye biduhesha imbaraga, bikaduhesha n'ubushobozi. Iyo turirimba hari umwanditsi wavuze ngo iyo turirimba, ngo kuririmba kwacu ngo kuza gusenya imigambi n'imbaraga za Satani. Yego. Bisenya imigambi bikagira gute n'imbaraga za Satani zigashira. Kubera iki? Kubera kuko iyo uri muririmba ibitekerezo byawe n'imigambi yawe yose uba washize ku Mana, kandi iyo uri kumwe n'Imana imbaraga za Satani ziba nkeya kuri wowe, imigambi ya Satani igasenyuka. Burya kuririmba bifite akamaro gakomeye. Nicyo gituma kuririmba dutangira nababwiye ko Yesu amanuka aje ku isi kuvuka, abamarayika bararirimbye baravuga ngo icubahiro ni icy'Imana, ngo no mu isi amahoro kuba yishimiye. Amen. Semeni amen. Amen. Ndababwira ngo Yesu arimo asezera abigishwa biwe abahereza ifunguro, araririmba. Ego. Isezerano dufite twebwe abakijijwe, icyo dutegereje kuba mu ijuru ntituzosakubwiriza, ntituzosora gusenga, ariko mu ijuru tuzaba turi mu kibuga cy'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nibwo umuririmbyi yavuze ngo mwami ninkubona ngo nzaja ndirimba kubaza ati niki cyakunkundishije. Yego. Niki cyakunkundishije. Izo ni indirimbo. Sasa bishatse kuvuga ngo
kuririmba gufite imbaraga zishobora no gusenya. Yego. Reka turebe mu gitabo cya Yoshuwa igice cya 6. Yoshuwa umuyobozi wa Isirayeli, Yego. imbere yabo bari bafite umurwa wa Yeriko. Umurwa wari wubakitse, umurwa bari bizeye, umurwa ngo ntawinjiraga ntawasohoka, ngo bari barawudadaje barawukomeza. Ikintu kitangaza nuko Bibiliya ivuga ngo kubera kuko ngo batinyaga Isirayeli. Kubera ko batinyaga Isirayeli ngo barawubaka, barawukinga, barawukomeza, ngo inkuta zazo zari zikomeye cyane. Ariko umunsi Yoshuwa arimo ategura kuja kurwana Yeriko, Yego. hagaragaye imbaraga zinyuranije n'izo bari basanzwe bamenyereye. Ubundi mu yandi magambo, uja gutera umurwa ukomeye ujana imbunda zikomeye, Yego. amabomba akomeye, ndetse bamwe bakitwaza indege z'intambara. Ariko Bibiliya yambwiye ngo Imana ibwira Yoshuwa ngo Yoshuwa, nguriya murwa wa Yeriko ndawukugabije, ngo n'umwami waho, ngo n'abantu baho, Yego. ndetse ngo n'ibintu zaho, ngo byose ndabikugabije mu izina ry'Uwiteka Imana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Arangije ngo amuhereza plan yo kurwana. Bene data, iyo twishimira Imana, iyo tunezererwa Imana, iyo turirimbira Imana, haba harimo intwaro zikomeye zishobora kuridura inkike ziri imbere y'umuntu, imbere yacu. Imbere yacu inkike ziri imbere zikariduka. Noneho ijambo ry'Imana ryambwiye ngo aramubwira ngo ubwire abatanzi 7 ngo bafate amahembe 7, ngo nibarangiza ngo baje imbere y'isanduka ry'isezerano ry'Imana. Yego. Ngo abandi bantu nabo bagende babakurikira, ngo n'ingabo za Isirayeli nazo zifite izindi ntwaro ngo nazo zigenda imbere. Ngo nimurangiza ngo buri munsi mujye mugenda muzunguruka, muzunguruke Yeriko muyizunguruke, ngo mwitwajije ayo mahembe. Ngo umunsi wa mbere babigenza gutyo, uwa kabiri babigenza gutyo, uwa gatatu babigenza gutyo, ngo bageze umunsi wa 6. Ariko ababwira ngo mutuze muceceke. Icyo nashatse kubabwira, umunsi wa nyuma Bibiliya iravuga ngo marayika abwira Yoshuwa ngo muzazunguruke 7. Ituru ya 7 muzakora iki? Yego. Ngo babatanzi bazavuze ya mahembe. Ngo nibayavuza, ngo abantu bose bavuze akaruru, biyanire, batere induru hejuru, ngo kandi babikorere rimwe bose icyarimwe. Ngo nibikora gutyo, ngo inkike zizariduka, ngo umuntu wese yinjirire aho ahagaze. Amen. Haleluya. Hallelujah. Bigaragaza ko kuririmba ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Yeriko yasinzwe no kuririmba. Yego. Amahembe kuyavuza ni nk'uko tuvuza amasente, tukavuza amapendo, tukavuza ingoma. Izo zose tubivuza turimo turirimba. Twarangiza tukavuga gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana. Yego. Nimuvuge ngo amen. 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 Bibiliya iravuga ngo bamaze kubita amagondera, bamaze kuyavuza, induru barayivuza, bayivugije, babireba babibona, inkike zigira gute zirariduka. Zimaze kuriduka, umuntu wese yinjirira aho agize gute, aho ahagaze. Yego. Imana ishimwe. Amen. Iyo Uwiteka wagabije Yoshuwa akamugabiza Yeriko, akamugabiza ingabo za Yeriko, akamugabiza abaturage ba Yeriko, akamugabiza umutungo ibyari biri muri Yeriko byose, kubera ko bumviye Imana, bakumvira Imana, bagaceceka bagatuza,
bakazunguruka ubwa mbere icyumweru cyose kigashira ngo Yesu akababwira ngo ntihagire umuntu uvugisha uwundi ariko muje guceceka ngo muvuge buhoro buhoro n'amahembe nayo bayavuza buhoro buhoro kugeza umunsi nyirizina wo kuridura Yeriko. Icyumweru, igihe, umwaka, igihe dufata cyo kuririmba bene data tubikuye mu byishimo z'umwuka w'Imana biduhereza haleluya haleluya. nta kintu na kimwe kibaho dukora kitadufitiye inyungu. Ikintu cya mbere, iyo tunezerewe, iyo twishima, iyo dushima Imana, inyungu ya mbere iba ku Mana. Inyungu ya mbere yo gushima Imana iba Imana. Noneho inyungu ya kabiri ikaba iyawe wowe wabikoreye Imana. Ikaba izawe kubera ko wabikoze Imana ikanezerwa, nayo ikakunezeza. Ubundi nipe nikupe. Iyo dushima Imana, Imana natwe iradushima. Haleluya. Haleluya. Muri nizeravuze ngo intwari z'Imana zihora zirata. Yego. Kubwo gukunda Imana no kuyikorera. Ni ukuvuga ngo ibi dukorera Imana, Imana irabiturata kandi Imana ikabiduhera umugisha. Icyo numva dukomeza gukora niki? Ni ugukomeza tukaririmba, tugafata inanga zacu tukaririmba, tukarambura ibiganza byacu tukavuga gukomera kw'Imana, tugafata ingunga. Haleluya. Haleluya. Muzi kera iriya twabaga niyo hantu nageze mbona ingunga. Iyo abantu bamaraga kunezerwa mu mahombe cyangwa se mu rubunga cyangwa se mu butayu, mukanezerwa wumvaga umuntu ufite ingunga. Haleluya. Amen. Kandi ingunga ntizabaga ari igikoresho publique gikoreshwa n'abantu bose. Wumvaga umuntu umwe uzi kuyivuza, akayivuza umunezero ukinjira mu mitima y'abantu. Iyo ingunga nizo zatsinze Yeriko iratsindika. Birakunda. Wa murwa wari wemewe, wa murwa hatagiraga uwinjira n'usohoka. Ni ukuvuga ngo bari bazi umuryango uwo ari we, keretse ba nyirayo bonyine bari bafite password yabo, ariko abandi ntabwo bari bazi. Ariko kubera kuririmba no kunezererwa Uwiteka Israel, Bwana asifiwe. Amen. Ahantu hose hahindutse imiryango, inkike zirasenyuka. Mureke turamye Imana, duhimbaze Imana, tuvuge gukomera kwayo n'ubwiza bwayo. Ibiri imbere yacu, intambara ziri imbere yacu. Haleluya. Haleluya. Ibyo Satani akurasa, iza gutera, ibiguhiga byose, wowe gusa komera, uvuga gukomera kw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge imbaraga zayo. Dawidi yari umugabo wari uzi kuramya no guhimbaza. Dawidi yari umuririmbyi mwiza rwose. Yagahita aririmba, akaririmba indirimbo z'amazamuka, akaririmba indirimbo z'amashimwe, akaririmba indirimbo zo kumufasha. Habe n'igihe yumvaga aremerewe, abuze uko agira, yagahita ahimba indirimbo y'izo ngibyo. Hari aho yavuze ngo Mana nduburira amaso yanje ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanje kwava hehe? Aravuga ngo gutabarwa kwanje kuza kuva ku Uwiteka, Imana yari mu ijuru n'isi. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyo ni indirimbo y'amazamuka mu bihe bitari bimworoheye by'imbeho n'iki, ariko aravuga ngo Mana nduburira amaso yanje ku misozi, gutabarwa kwanje kurava hehe? Ngo kuza kuva ku Uwiteka, Imana nyir'ijuru. Amen. Ikindi gihe atekereza imbabazi z'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo nimushime Uwiteka, ngo yuko Uwiteka ari mwiza, ngo kuko imbabazi ze zihora Uwiteka ryose. Amen. Muvuga gukomera kwiwe, ngo yuko imbabazi ziwe zihora Uwiteka ryose. Ngo nimuvuge awakuye Israeli muri Egiputa, ngo yuko imbabazi ziwe zihoraho iteka ryose. Niho azasira ibicumuro byacu, ngo yuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Iyo zagaragazaga ko yari umuhinzi, yari umuririmbyi, yavugaga ibintu
bituma imana izamuka n'ubwiza bw'imana buba muri we. Iyi twasomye aravuga ngo mana yanje nzagushimira, izina ryawe ngo nzarishyira hejuru, izina ryawe rizaba hejuru y'ibindi bintu byose. Bene data, amashimwe n'umunezero w'Imana tuze tuwushyira hejuru y'ibindi byose. Ibindi biza biza munsi, ariko amashimwe y'Imana aje hejuru. Amen. Ibindi biza bigira imbaraga nke, ariko gushima no kunezererwa Imana biza biba byinshi, biza bigwire muri twe. Mana yanjye nzagushima, nzagushyira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka mu bihe zose. Dawidi aravuga ngo nzahora nshima izina ryawe iteka ryose. Amen. Ntabwo ari ugushima icyumweru kimwe, kuririmba icyumweru kimwe, oya, ni iteka, ni ibihe byose. Gucuranga mu mutima ni ibihe byose. Dufite sente ni ibihe byose, tudafite sente ni ibihe byose, dufite ingunga ni ibihe byose. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Mu magambo, kwishima no gushima no kuririmba bigomba kuba ubuzima, n'ubuzima, ni imibereho, ni ukubaho kwawe, ni uguhumeka kwawe. Yego. Ibihe byose muri iki gihe no mu gihe kizaza. Kandi ukabifata nk'umugambi, ntitukabikore gusa ko bavuze ngo tubikore, ntukabikore ngo niko babibwirije, oya, ni ukubikora yuko ari devoir. Wamaze kuba umukirisitu, Yego. wamaze kuba icyaremwe gishya. Imana ni ishimwe. Amen. Haleluya. Turi ibiremwa bishya. Sasa ibyo biremwa bishya abacunguwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu, abakiriye ruriya rukundo, iriya mpano Imana yaduhaye. Yego. Muri Yohana igice cya 3:16 umenyerewe biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo zatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Ubwo bugingo buhoraho, uwo mwana w'ikinege twahawe, ubwo bugingo twakiriye, ni ukuvuga ngo tubukomeze kugira ngo tubuhereze ibiryo byawo. Ni ukugira gute? Ni uguhora turamya, dushima, dusenga. Yego. Imana ishimwe. Amen. Urukundo rw'Imana. Amaze gutanga Yesu ubuzima bwiwe hano ku isi, ibyamuranze kwari ukwishimira mission, icyo yaje gukora. Yego. Niwo wari umunezero wiwe, nubwo yahuye n'ibibazo byinshi, ariko muri we ngo yarabyihanganiraga, ngo kubera iki? Kubera ibyishimo by'itorero yarangizaga imbere. Amen. Iyo uri mu urugamba uzi ururwana, ariko ukishimira umunsi wo kurunesha. Yego. Umunsi wo kunesha niwo munsi wa finale. Ndakunda kureba abakinnyi b'umupira, kamureba cyane, kandi nzamurebera kugira ngo nzige n'ejo bundi hari abasumba nariko mbibwira abantu ngo nza nitegereza isi, abatuye isi. Abantu benshi ni abafana b'umupira. Yego. Kandi baza bawufana bagatanga contribution, bagafata umwanya wabo amasaha iyo kugira ngo bakurikirane uwo mupira. Basanga bashyizemo imbaraga nyinshi cyane, kandi bagashyiramo na discipline yo kwitoza, bakagira imyitozo. Abakinnyi bakagira imyitozo, kubera ya myitozo abandi bakabafana. Ngasura kareba igisirikare nacyo bagira imyitozo uko bukeye n'uko bwije, bakora bari mu myitozo y'igihe cyose. Sasa kavuga ngo itorero, abakirisitu, twebwe hari igihe ubona tudashyiramo imbaraga, kandi twagombaga kwitoza kimwe n'abandi uko bitoza izabo, natwe tukitoza kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Haleluya. Amen. Tukitoza kuramya no guhimbaza Imana. None
noneho muri kwa kwizitoza dusa nazo. Iyo witoje igisirikare ubu umusirikare mwenyewe wujuje ibisabwa ukora ibisabwa. Iyo uri umukinnyi ukavyitoza ubu umukinnyi mwiza kandi ukabikora neza. Natwe nitwitoza gushima Imana, kunezererwa Imana, kuririmbira Imana, natwe tuzosa n'Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nzashima izina ryawe iteka ryose. Ubuzima igihe ubuzima bwanje bwihari bwose ngihumeka kivuga. Dawidi aravuga ngo nzahora mvuga gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Amen. Amen. Kandi izina ryawe sinzagibagirwa iteka. Nzakomeza mvuga izina ryawe. Bavandimwe nshuti zanjye, torero ry'Imana, twitoze guhora tuvuga izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rifite imbaraga zikomeye cyane. Yego. Yariko barayisenya babiheshejwe gusa n'ingunga na karuru no kuvuga gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana ya Isiraheli. Amen. Natwe ni ngombwa ko tugomba guhora dutekereza Imana ubuzima bwacu bwose. Yego. Pawulo yavuze aya magambo yo gusoza. Haleluya. Amen. Pawulo yandikira Abafilipi. Abafilipi ngo ryari itorero Pawulo yakundaga cyane. Muzi impamvu Pawulo yakundaga itorero rya Filipi? Ngo nuko ryari itorero ryakiriye imbaraga z'Imana n'ubutumwa bw'Imana. Ngo bakomeza bati imbere ntibasubira inyuma. Amen. Ntibasubira inyuma. Nicyo gitabo Pawulo yanditse yavuzemo amagambo make ariko ngo amagambo menshi arimo ni ijambo rivuga kwishima. Yego. Ngo kuko yabonaga izishimo zabo bishimiye agakiza, ngo nawe arakomeza arababwira gusa ngo naho muhagarara mushikamaho. Yego. Mushyire inanga aho ngaho naho nimushake mureke guhindukira murebe oya nimujye mu byishimo zo kwishimira agakiza. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Mujye mu byishimo zo gushimira agakiza k'Imana. Kubera iki? Kubera ko ngo ntibari barasubiye inyuma. Abandi murabizara mwoyegeza abwira Abagalatiya ngo ninde wabarose mwamenye Kristo kuba bango murasanga usubira inyuma. Abakorinto akababwira amagambo menshi ariko Abafilipi ngo ryari itorero ryo ku mutima wiwe. Ni ushaka ku itorero ryo ku mutima w'Imana. Bwana asifiwe. Witoze kwishima, gushima, gusenga ubudasiba no kuririmbira Imana yawe. Nuko mu yandi magambo kuririmba n'ukwatura ni declaration y'ibiri mu mutima wawe. Asante. Turumvikana? Yego. Ni declaration n'ukuvuga ibiri mu mutima wawe. Ko anabakuru bagaba ngo ikiri ku mutima nico zisesekara hehe ku minwa. Nimubwira amashimwe y'agakiza mukagira umunezero w'ijambo ry'Imana. Icyo gihe timuzareka kuririmba habe nubwo waba ucecetse uzaba wawuririmbira mu mutima. Amen. Kubera iki? Kubera ko biri mu mutima wawe. Abafilipi Pawulo arababwira ngo mujye mwishima, ngo yewe nongeye kubivuga ngo mwishime. Haleluya. Kandi ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose yuko umwami wacu ari bugufi. Amen. Amen. Tuvuga abantu batubone mu Imana, duceceka abantu batubone mu Imana, turamya duhimbaza abantu batubone mu Imana. Kandi ibyo zose tubikore kugira ngo Imana yacu twizeye iri mu mutima yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Tuyiramburire ibiganza twese. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Amen. Tuyihereze icyubahiro twese. Hallelujah. 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 Amen. Mu gitabo cya Nehemiya, Bwana asifiwe. Bamaze kubaka inkike zose za Yerusalemu, bamaze kuzikinga, bamaze no kubaka urusengero, ngo ibintu byose bimeze neza. Ngo Ezra araza asoma amateka n'amategeko n'amabwiriza ya Isiraheli. Ngo asubira mu bitabo bya Mose, avuga uburyo Imana yabakuye muri Egiputa, avuga gukomera kw'Imana. Imana ishimwe.
Amen. Amen. ujya wibuka Yesu wibuke ari ku musaraba i Golgotha, umwibuke ari mu gashyamba ka Getsemani, umwibuke amazi n'amaraso yawe biva akiri muzima, umwibuke ari Nyabihanga. Yego. Numwibuka bizabigutera umunezero n'ibyishimo. Amen. Yego. Ujya wibuka aho wahuriye na Yesu i Bukavu, wibuka aho wahuriye na Yesu i Butare, wibuke aho wahuriye na Yesu mu Minembwe, wibuke aho wahuriye na Yesu mu Buraya, wibuke aho wahuriye na Yesu mu Bugande, wibuke uzamwumva pasiteri wo muri Kenya ukuntu iyo yanezerewe neza azayibuka wenda akibuka ku runungu. Yego. Abandi natwe bamwe bakibuka inganji, Imana y'inganji, aho ingunga zageze zirwanya abanzi bakavuza ingunga gusa, ingunga zavuga n'ibyishimo by'ubumana n'umwuka we. Abanzi bafite intwaro bagahunga bakavuga ngo bari abantu bafite intwaro ziruta izacu. Yego. Sifa kwa Mungu, intwaro zacu zirakomeye bene data. Haleluya. Hari igihe twirengagiza tumenye ko dufite intwaro yo kuririmba ishobora gutuma abaduyi wabahunga. Amen. Amen. Kuririmba. Yego. Ezra ngo arangije Abisirayeli bose ngo bikubita hasi barunama, bamwe bararira abandi baraboroga bibutse imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Ariko icyo nashatse kubabwira, Nehemiya arahaguruka arababwira ngo mureke kurira, ngo mureke kuboroga. Bwana asifiwe. Amen. Mureke kurira, mureke kuboroga, ngo ahubwo nimugende murye munywe mwambare mugubwe neza mwishime, ngo kuko kwishimira Uwiteka nizo mbaraga zacu. Nizo mbaraga zacu. Imbaraga zacu ni ukwishimira Uwiteka. Arababwira ati nta kindi turusha abandi banyamahanga, nta kindi turusha ayandi moko, nta kindi turusha abandi bakomeye nk'abafaraho n'abandi. Icyo tubarusha gusa ni ukwishimira Imana ya Isirayeli. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Tera haleluya bo. Hallelujah. 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 Kakindi tubarusha, kakindi turusha, kakindi intwaro dufite ziruta abandi. Oya, intwaro yo mu buryo bw'umwuka, intwaro y'uburyo bw'imibanire bwawe n'Imana, intwaro yo gutuma urukundo rw'Imana rukomeza kuzamuka muri wewe, ni ukwishimira Uwiteka gusa. Amen. Uwiteka iyo tumwishimiye byose birashoboka. Yego. Kandi tuzatumwishimira mu gihe gikomeye no mu gihe cyoroshe, mu gihe cy'intambara no mu gihe cy'umudendezo, ni ukwishimira Uwiteka. Haleluya. Muribuka iyo mwibuka ubuhamya bw'Imana yakoze bigutera kwishima. Imana ishimwe. Amen. Pastor Wameni Ruben turi kumwe aratari ku murongo. Ruben uratari ku murongo. Turahari. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atekereje amashimwe, mwibuke amashimwe yatubwiye Imana y'Ibukavu, Imana yaboneye Ibukavu. Buriya iyo atekereje iyo Mana bituma umunezero wiwe uzamuka. Umwanya muto yafite ndashaka ko atubwira nka Bibiliya atwibutse burya kwibukanye nibyo bizatuma umunezero w'Imana uza. Aratwibutsa za bintu nka Bibiliya avuga uburyo aho yari acumbitse zanze amasengesho agatuma asezererwa, atubwire n'ahandi marayika yaje mu buryo bw'imbwa bigiye gute. Noneho mwumve uburyo dukomeza kunezerwa no gushima Imana. Narangiza nza kubabwira uwundi muntu. Ni karibu mushumba, ni karibu dufatikanye kugira ngo twumvise iteraniro, twumvise abera uburyo bwo kwibuka bigatuma tunezerwa. Imana ni guhereza umugisha. Amen. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Hallelujah. Amen. Ni nk'ibyo wari uvuze. Nari ncumbitse twari mu gipangu cy'abantu benshi, amazu nk'arindwi. Yego. Noneho bukeye nyiri gipangu wari mu nzu nkuru arampamagara
arambwira ngo se arambaza ngo se ndi umuntu nyabaki mubwira ko ndi umuntu nk'abandi arambwira ngo ya ngo mbwira uwo uri we ngo ibyawe byaranyobeye ndetse n'ibiki mama we arambwira ngo buri gihe ngo iyo mbyutse nijoro Yego. izindi nzu zose nzazibona nkazimenya ngo ariko iyawe ngasanga yabaye umuriro Yego. Yego. ngo bwaca mu gitondo ngasanga yasubiye kuba inzu nk'izindi Amen. uri muntu ki Amen. Amen. birancanga rwose Amen. icyaje kuvamo yaranirukanye arambwira ati warampombesheje bihagije kuva watangira gusengera muri iki gipangu Amen. Yego. ibintu byanje byose byabaye paralize sinshobora kwemera gusubira kubana nawe aranirukana Amen. cyo ni kimwe cya kabiri abantu baranteye saa 8 z'ijoro bashaka kunica Yego. kubera ibintu bishari aho ni muri 92 Amen. bamaze kwinjira batangiye kuvuga bahaye bashaka gusenya umuryango ndawumva nabonaga byarangiye ndafukama ndasenga Yego. Imana yohereza abamarayika mu shusho y'imbwa intambara iratangira ndeba Yego. ibintu birakomera abo bantu bango baje guhunga baravuga ngo uyu bwana ni murozi ngo ati umuntu baragenda icya gatatu novuga ndangiza nararwaye rwose ngeze habi narukaga amaraso natamira akantu kakagaruka meze nabi rwose bantumye Bujumbura kwivuza ngezeyo buca nja kubona n'abaganga turasenga ngo mbona haje umuntu umudokiteri wambaye ihuzu y'umweru ambaza icanzanye mubwira ko narwaye arambwira ngo nimwereka aho narwaye ndahamwereka arambwira ngo arahabonye Yego. mbona ko afungura inda yanje akora operation aroza akuramo ibintu byaboze binuka mubona Yego. ngo arangize mbona atangiye gusona ararangiza nitera hejuru operation yarangiye ngo buce ngeze kwa muganga nari mfite raporo nari kwibuka bareba raporo bakabona ndarebye ngiye gupfa ariko bareba igifu canje baracanganyikirwa yari umuzungu w'umurusi yarambwira ngo wahuye n'ikibazo atigeza guhura naco ngo ariko arareba raporo agasanga ngiye gupfa ngo ariko yareba estoma yanje ngo irangana ngo imeze nk'iy'umwana w'imyaka 5 ati uri muzima kurusha abandi bantu bose. Amena. Yibuka ko marayika yari yakoze operation Imana ikora kugeza n'ubu Imana ishimwe murakoze. Haleluya 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 ya Imana irakora kugeza n'ubu iracyakora Imana. Amena. Intwaro zacu singiza abantu. Ego. Intwaro zacu zigaragara zisuzuguritse ariko zifite imbaraga. Amen. Izo zizagutera kwishima yewe. Ego cyane. Bwana sifiwe. Haleluya. Nukuvuga ngo izo zonyine ubwo buhamya tureke za Yeriko. Tureke amubafilipi. Wese ko abafilipi mbakunda cyane. Toro rya Filipi ndarikunda. Rizari imbere umugisha n'ibyishimo. Iyo ushaka kunezerwa nzasoma iki gitabo kigira n'iminota 10 hagati y'13 n'15. Ariko wumve ayo magambo akomeye iyo operation y'Imana. Haleluya. Reka dutoreze kuri muka president wacu muka Aimable nawe duhereza ibintu bibiri cyangwa bitatu z'ubuhamya bwatumye Zahorangugiyo neza wangiriye Zahorangushima mugiye kiriho ikuzimu namigambi Tano kugushima bibayo Zahorangugiyo neza wangiriye Zahorangushima mugiye kiriho ikuzimu tamigambi Tano kugushima bibayo Haleluya. Amen. Babwira ikintu cya mbere Imana yakoze n'ubu muhamuvuga kikantangaza n'ugufata isi ikayikumanyiriza mwacu. Cyo kintu cyarantangaje yora rigisha mu buzima bwanje.
2012 iza mbwira Imana ngo narakubonye 2012 turicara mu nzu tudafite n'igiceri turi mu Bagande twabaga muri quartier y'Abagande nta muntu umunyamurenge twabanaga turicara nkareba abana icyo gihe twari dufite abana batatu kwinda ya kane turicara nkareba abana mbona turashoboye guhabe mu ijoro papa ngo aravuga ngo icyo kuyemo jewe mureke wewe tureke kujya nje nawe twari dufite n'umupangaje nge Imana idufaranga kuko ejo ntako twugira ntaho twokwerekera nimba mbabwiye ngo twari gutyo muzumve ngo twari gutyo na kabiri twari gutyo bawicara uha ureba hirya no hino kujya umuririmbyi yavuze ukabona tanzira twavuga ariko icyo gitondo ikintu natangaye mwa abantu b'Imana papa ngo gamaze kuvuga ngo mureke dusenge jewe umutima wanje wavuze ko ari amatakira ngo kuko ntaho numvaga n'amasengesho yo simbabesha pe kuko naza numva gusa nacecetse iyo nababaye zaceceka sinza nyicara ngo mvuge ibibi ngo mubwire ngo se turagira gute oya zaceceka gusa noneho ngo ndangize muri ico gitondo papa ngo garicara aragenda mu nama y'abagabo ndagenda nkaba udushimbo mu Bagande terekaho twari dufite amavuta twari dufite amakara twari dufite urumva n'utwo dushimbo nabasabye n'amakara kuko nari nzi kubana nabo cyane ngo ndangize papa ngo garampamagara hari umuntu umuhamagaye ngo none abonye Imana mu gitondo ahita amusingiriza imitwaro 5 aramubwira ngo se ubahe ko bakubwiye ngo ubano mu Bugande nagushatse kenshi ndakubura ubaheye baramubwira ngo ndi hano mu nama aramubwira ngo zamuka ahantu ku Munaku abantu Bugande barabyumva zamuka ku Munaku duhure wa muntu arazamutse ahuye na papa ngo yari mu modoka aramubwira ngo reba imodoka isa gutya uyegera arayegera wa muntu avamo amusingiriza imitwaro 5 abantu b'Bugande barayumva amaze kumusingiriza imitwaro 5 tiyarekera aramubwira ngo shaka kuja kureba umuryango wawe araza aho turi arambwira ngo kwambara tukagenda mu isoko Dambara turagenda mu isoko nimba muzi stoke yose ibaho sukari 25 5 ifu 50 amakara aragurarwe niwe simbona ibisoda binini mu nzu mu wanje ibisoda binini byo kumwisha amaviri we munsi bibo ndatangara umupangayi yazananirwa kubitera twaramaze turatangara ijoro ndi twariye turavuga ntabwo bishoboka ko ibi bintu tubibona aho hantu nahaboneye Imana ndayibona yayizana amaguru yinjira mu wanje ikindi kintu inza mvuga Imana yakoze gikomeye isanga nibibi Imana inje na papa ngo gatwara abantu babwire gute ariko ndeba ahantu Imana yaduturutse ikadukwiza umwana ku manywa y'ihangu abantu bose babibona ikanzanira papa ngoga muri iki gihugu atagira agakaratasi ka seri na kamwe ariko kubera isezerano kugira ngo Imana iri muri iki kintu izo bintu ntabwo nzabyibagirwa musho nzabivuga niyo ndi mu kazi ngavuga ngo narakubonye wandemeye itorero ryo mu wanje Amen. Haleluya. Yeme Imana izigabura Amen. Ego. Imana izigabura Bwana asifiwe Amen. Ndogo gutundu sibiri nande. Imana igira depo Bwana asifiwe Haleluya. ndashoje bene data ndashoje Desire Canada arahari kugira ngo turangize kuririmba no gushima tuvuga gukomera kw'Imana arahari Desire Ndari mushumba. ngaho tubwire ibitangaza bibiri gira udusoze papa tubwire ibitangaza bibiri nawe ko ndumva ufite inyota yo kubivuga ngaho bitubwire ko turaramya Imana ko turahimbaza Imana ko turibuka gukomera kw'Imana Ibitangaza bibiri. nushira icya gatatu nta kibazo Ana yavuze ngo Ego. Nigeze ndibuka igitangaza kimwe nigeze kurwaza mushiki wanje muri Faisal yari yabyaye abyara bisanzwe ugere mu rugo indi itangira kuba nini kuruta uko yari imeze atwite turamujana dusa nkaho ari ugusezera
abasha no guterura, ariko mbwira Imana ngo Mana ngo uhagarare ku buzima bw'uyu mubyeyi yari amaze kumutezera. Icyo gitangaza narakibonye muri iryo joro bakoze operation y'amasaha hafi karindwi kugeza mu gitondo. Ndavuga ngo iki kintu cyari gukorwa n'abantu gusa gikozwe n'Imana. Yego. Igitangaza cya kabiri, Imana itanze isezerano zirisohoza. Imana izeye. Ya, nigeze kuba ahantu turagenda tuja kuba ahantu mu ngambo umunsi umwe ngo tushike dukingisha ikirengeti cya Sedeki. Muranyumva? turakumva desi. Dukingisha ikirengeti cya Sedeki nirwo rwari urugi rwacu. Kubera kubura ubushobozi. Ariko Imana irambwira ngo igihe kizogera. Haleluya. 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 Ubu ngubu nibereye mu nzu yanje hano kandi ni nziza. Ndabona igitangaza cy'Imana. Imana irakomeye, isezeranye izisohoza. Tugikingisha ikirengeti cya Sedeki. Tugikingisha ikirengeti cya Sedeki yabaye amateka. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ikindi gitangaza nakibonye umunsi umwe Bukavu mu ntambara ya Mutebusi. Abantu bose abantu benshi barahasize ubuzima. Ndagenda nja kuri generale, hari hasigaye abantu 4 bikomere, nizo nkomere zavuye za nyuma muri generale. Ndagenda mvuye Kamembe ninginga abantu bose ngo tujane, birananirana. Mbona abasoda ba Monique barambwira ngo reka bamperekeze, turajana n'abari abasirikare 2. Sanga hasigaye abantu 4 muri generale, abakobwa 2 n'abagabo 2. Bahaye bampamagara ngo ariko uracyariho ndindiho. Uko mbaye nurizi zanje nkomeri niko izindi nkomeri zarasirika vumu, niwe ryo joro rorangunda afata Bukavu. Uko mbaye nurizi zanje nkomeri niko bahaye bamanura izabo nabo ndetse n'intumbi. Mbona Imana irahankuye. Nabo bantu bose uko nabasanzeho narabazanye, bose baracyabaho nabahamye. Haleluya. Nabonye ukuboko kw'Imana, izina ry'Imana shimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari umukecuru wari wasabye gushima. Igihe mwovuze ubwo buhamya namwe ubwo mufite mu bishyire muri haleluya, ngira mvuga ijambo rya nyuma soza. Haleluya. Hari umukecuru wari washatse kuvuga ngo hari umukecuru ushaka kuvuga, ngaho navuge iminota 2. Haleluya. 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 Amen. 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 Haleluya. Arashoshe? Urumva ni haleluya. Akomeza. Yes. Ni haleluya. Turasoza tubabwira ngo tuvugana, tubwirane twese uko tungana, tubwirane ngo gushima ubigire ubuzima. Amen. Ngaho ni mukingure za mikoro nishake bisakuze, umuntu wese abwire mugenzi we ngo gushima ubigire ubuzima, kwibuka iby'Imana yakoze bihore mu mutima wawe. Haleluya. Amen. Apesi ashima Imana kuko Imana yaduhaye Yesu Kristo ikaduhereza n'ibyishimo byo mu mwuka, nubwo byo bavuze Imana igakomeza ikaduhereza ibyishimo byo mu mwuka. Karibu mama. Yesu aguhumugisha mwishi. Karibu Ngiro buzima. Gushima Imana ishimwe. Urakoze ibyiringiro byacu. Ubu umutima y'abakwiringira. Ugize neza muri iki gitondo. Bana nyiri bihe.
unejeje imitima yacu unejeje imitima yacu wamana haleluya urakoze data we ugize neza wamana nk'ibihe we kongera kwibuka imirimo n'ibitangaza byawe kongera kwibuka imirimo wakoze wamana we nibyo biza biduha imbaraga nibyo bidukomeza uturinde kwibagirwa wamana nk'ibihe we uturinde kwibagirwa ibyo wakoze uturinde kwibagirwa ibyo wakoze uturinde ibiti birakeye tumeze nk'abagabo b'imawusi ubwo bari kumwe nawe imitima yawe yari ikeye turanezerewe mana we mana uratunejeje wamana nk'ibihe tubashe kumva gukomera kwawe uko umurinzi yavuze ngo tuzakubwira biki gihe ndetse na bikindi gihe kizaza tuzababwira ineza yawe tuzavuga imirimo yawe tuzavuga ibyo wakoze tuzavuga mana nk'ibihe turabahamya bo kwamamaza imirimo yawe mwami mana nk'ibihe urakoze data mwana yacu uratunejeje mwami ngaho reka ubwiza bwawe ukagukomera kwawe mu ngeri mwiza ukomeze kuwe muri twebwe ukomeze uganze mu ngeri mwiza utugwiziriza imbaraga muri iki gihe tugende tugwiza imbaraga tugende tugwiza kumenya tugende tugwiza guhishurirwa amaze data ijambo ryawe rigwira muri twe niko Pawulo yavuze ngo rifite ubwenge bwose no guhishurirwa kose mwami rigwiza imbaraga mu ngeri mwiza ndagwimbaje ndakuzamura icubahiro ayi data we akago kacu karaze kugira ngo tuvuge gukomera kwawe mu ngeri mwiza we ariko icyo twiringiye ni ukuzaduha urundi rurimi tukavuga imirimo n'ibitangaza byawe tukavuga imirimo yawe mu ngeri mwiza mana yaje tukiri hano mu isi dufashe igihe mu ntambandiko yowe yavuze kandi iminsi yacu ngo ni nk'iy'ukwera ibihembo ariko data hari igihe tuzaruhuka wera tuzaruhuka umunsi tuzagera imbere yawe imihati yose n'imibabaro n'ibi byose bitugoye tuzaruhuka wera wa Isiraheli nk'ibihe mwene data umukozi wawe umugaragu wawe haleluya wateguye muri ibi bihe mwami urabizi wamana we urabizi data umwongerere umukomeze umwishurire ibintu bikomeye mwami umuha imbaraga mwuka wera uzugabura neza mwuka wera uzutanga imbaraga uzutanga ishurirwa rikomeye akomeza muhishurira ibikomeye mu ngeri mwiza mana nyiribihe data wamuhamagaye mu gihe cyawe wahamagaye ngo uzubakomeza ntuzuhamagara abakomeye ariko uzukomeza wahamagaye ubakomeze mu ngeri mwiza ukomeze ushigikira amaboko ye kuko bashigikiye aya Mose kugira ngo akomeze umurimo wawe mana nyiribe turagushimiye mu ngeri bwiza abera bose babaye imbere yawe data we ayi mana nyiribe umugisha utagabanyije umugisha wawe ukomeye mu ngeri bwiza umugisha wo kukumenya twunguke kukumenya twunguke bundi busha twunguke imbaraga twunguke guhishurirwa gusa twunguke mana nyiribiye twongera twunguke bundi busha mu ngeri mwiza haleluya data urakomeye Yesu we urambaye mu ngeri mwiza asante data ko waduhaye kukumenya asante ko waduhaye kuguhishurirwa mu bundi busha mu ngeri mwiza reka ubwiza bwawe bubane natwe ibiteranira byose mana umugisha wawe mu ngeri mwiza gukora kwawe gukomeye tutazi umugambi wawe n'umuteguro wawe mu ngeri mwiza wateguye kuva kera tutarabaho reka amahoro yawe aganze mu mitima yacu turushaho kuguhishurirwa bundi busha mana ubwiza neza mana nyiribihe n'amahoro yawe naganze ubwiza bwawe mu ngeri mwiza mwuka wera utazutuza mwuka wera uzukomeza guhishura akomeza abandi n'ubwoko bwawe abera bose mu ngeri mwiza turagushimiye kuko ubikoze kandi kubwize neza abantu ibihe byose kuzageza iteka ryose amen.